umva kakandi dore kamwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse. aya ni amagambo yatangajwe na Vestine ubwo yagiranaga ikiganiro na Irene. Ahangaha yagiraga inama umuvandimwe we Dorcas amubuza gushaka umugabo akiri muto nk'uko we yabigenje. Ibi byatumye abantu benshi bibaza cyane niba yaba yarabihiwe n'urushako cyangwa se mu rugo iwe bitameze neza. Ibi ngibi byaje gutuma abantu bizera vuba amagambo yatangajwe kuri Instagram ya Vestine agaragaramo agahinda ndetse no kwicuza, aho muri iyi post hagaragayemo amagambo asobanura uburyo ki yicuza umwanzuro yafashe ku gahinda ndetse n'ubuzima bushaririye, avuga ko ukuntu abayeho atameze neza. Nyuma y'iyi post inkuru zabaye nyinshi, byaciye igikuba ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi babigarukaho bagenda basobanura bibaza bati ese uyu mwana mu rugo byaba byaranze. Nyuma y'inkuru zari zikomeje kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bagenda bagaruka ku rushako rwa Vestine. Izina Vestine ryabaye isereri. Timu ya Vestine yahisiza ku mbuga nkoranyambaga itangaza ko amakuru babonye ndetse na post babonye ari ibihuha, ko ikibazo cyabayemo ari uko account ya Vestine yahakinzwe. Kuva icyo gihe Vestine ntabwo yigeze agaragara ngo agire icyo abivugaho. Kuri uyu munsi MIE, kigo kireberera inyungu z'abahanzi Vestine ndetse na Dorcas, cyatangaje ko hadutse undi muntu uri kwiyitirira Vestine, uri gukoresha amazina ya Vestine and Ouedraogo family. Iyi ni account rero ikomeje gucishwaho ibikorwa bitandukanye bya Vestine, aho hagaragara amafoto ndetse na posti, aho mu magambo uyu muntu ari kugenda postinga ari kuza agaragaza Vestine ndetse n'umugabo we Ouedraogo, aho ari mu magambo yifashishijwe na MIE. Ni amagambo uyu muntu yashize hanze, aho yifashishije ifoto ya Vestine n'umugabo we, hasi akarenzaho amagambo ashimagije umugabo wa Vestine Idris, avuga ko ari umugabo wamubereye umugisha, akamubera intwari ndetse akamufasha no kubaho neza, akamubera urumuri n'andi magambo menshi atakagiza umugabo we. Ubwo MIE yatangazaga ibi ngibi, uyu uri kwiyitirira Vestine yari afite abafollowers bagera ku 3,000 gusa, ariko nyuma yuko batangaje ko ari umuntu uri kwiyitirira Vestine, ubu ngubu amaze kugera ku 5,800. MIE yatangaje ko Vestine imbuga nkoranyambaga akoresha ari account ebyiri gusa, harimo iye bwite yitwa Ishimwe Vestine ndetse n'indi ahuriyeho na Vestine ndetse na Dorcas. Izindi account ntago ari iza, ahubwo ni iz'abantu bakomeje kumwitira kugira ngo batangaze amakuru y'ibihuha. Ubundi byagenze gute ngo aba bakobwa baturutse i Musanze muri ADPR bitondaga bisange mu mihanda ya Kigali, bisange kuri izi mbuga nkoranyambaga bagarukaho cyane? Ne bamwe babavugaho ibyiza, abandi babavugaho ibibi, abandi babavugaho ibihuha, abandi batangaza ibiri. Ahangaha bafitiye za ndani, reka tubyinjiremo tumenye ngo ni gute bisanze ahantu. Vestine mwaka ushize wa 2025 mu kwezi kwa gatanu nibwo hatangiye gucicikana inkuru z'uko yaba agiye gushingirwa. Kwezi kwa karindwi ku itariki 5 nibwo yaje gusezerana n'uyu munya Burkina Faso. Ubukwe butagaragaye cyane ku mbuga nkoranyambaga kuko abanyamakuru benshi n'abakorera ibigo bide bitandukanye by'itangazamakuru batangaje ko babujijwe kwinjira aho hantu ndetse n'amafoto atafashwe, aho n'ubukwe bwabo bwakomeje kugirwa ibanga bikagera naho babikurikirana ngo bamenye niba bwarabaye bagasezerana cyangwa batarasezeranye. Iza no kurangira bifashishije amakuru bakuye ku murenge wabasezeranije ndetse n'abasezeranije, aho byabaye ngombwa ko bamubaza niba koko yarasezeranyije abo bantu. Birangira nawe abyemeje ko abo bantu bombi basezeranye, nubwo amakuru ye yakomeje kugirwa ubwiru. Nyuma y'ubu bukwe ubuzima bwarakomeje bisanzwe, aho byaje kugera rero gafata indi ntera. Ni igihe uyu mukobwa Vestine yagaragaraga mu kiganiro yagiranye na Irene muri Ndahabi, ubwo yari ari kumwe na umuvandimwe we Dorcas, aza kumvikana ari kuvuga ko nubyo gushaka ari hatari, avuga ko yasanzemo ibintu atari yiteze kugeza ubwo yananiwe kwifata, akabwira umuvandimwe we ati ndakwihanije, uramenye utazashaka ukiri muto, ngewe rwose ntago twakumvikana. N'amagambo yasesenguwe n'abakurikirana imyidagaduro cyane bavuga ko ashobora kuba atamerewe neza. Nyuma yaho mu kwezi kwa 10 nibwo baje kwerekeza muri Canada.
bari muri Canada nibwo amakuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakiri gusesengura ya video babonye yiwe avuga ko ibintu byo gushaka atabyifuriza umuvandimwe we kuba yashaka akiri muto. Ubwo bari hafi yo gutaha, ahagaragaye post kuri Instagram ya Vestine igaragaramo amagambo yo kwicuza umwanzuro yafashe wo gushaka akiri muto, anagaragaza ko afite agahinda gakomeye yatewe n'urushako, nubwo aya magambo nyuma yaho yaje gusibwa bagatangaza ko account we yari yahakinzwe. Umunsi wo gutaha, abanyamakuru benshi bari bategereje ku kibuga cy'indege kugira ngo babaze Vestine ku byari bimaze iminsi bitangazwa, ariko icyaje gutungurana nuko atigeze agaragara ku kibuga cy'indege, ubwo abantu benshi bari bamutegereje kugira ngo bamutunge mikoro atangaze uko byagenze. Nyuma y'ibyo ngibyo, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byagerageje gukoresha interview Irene Murindahabi nk'ushinzwe kureberera inyungu z'abakobwa, ariko nawe yirinze kugira icyo abivugaho, avuga ko Vestine ari umuntu mukuru kandi yirinze kugira amakuru menshi abitangaza. Habaye nk'ibicecetse cyane, ariko bikomeza guteza urujijo kuko nk'ahantu henshi Vestine baga biteze ko ari bugaragare, byarangiraga atahagaragara. Ahantu hatatu h'ingenzi yagombaga kugaragara ariko bikaza kurangira atagaragaye. Urugero rwa mbere twavuga nko ku kibuga cy'indege. Ku kibuga cy'indege yari yajyanye na Irene ndetse na Kasi umuvandimwe we, ariko mu kugaruka ntago we yagaragaye ku kibuga cy'indege. Umwaka ushize nanone mu kwezi kwa 12 ubwo batangaga ibihembo bya Isango na Muzika Award, ubwo batsindiraga igikombe cya Best Female Gospel Artist cy'umuhanzi mwiza w'umwaka mu njyana ya gospel, nibo bari begukanye iki gihembo. Ariko ahangaha ntabwo nanone yahagaragaye kuko hagaragaye Irene gusa ndetse na Dorcas, kuko nibo bonyine baje gufata igikombe. Aha naho yakomeje gutera urujijo cyane, bavuga bati ese yaba yarahunze itangazamakuru cyangwa se yaba adashaka guhura n'abantu kugira ngo batamutera stress cyangwa badakomeza kumubaza ibintu byinshi. Ahandi hantu hatunguranye abantu benshi bitaga kuba bamubona ariko ntibamubone ni mu bukwe bwa Niyo Bosco. Mu bukwe bwa Niyo Bosco nk'umuntu wabafashije cyane ndetse wabanye nabo, wabafashije mu rugendo rukomeye, kuko Niyo Bosco niwe muntu wabafashaga gukora izi ndirimbo zose mwagiye mwumva, nabwo byarangiye atahagaragaye. Uku kutagaragara mu bukwe bwa Niyo Bosco byahise bishimangira neza ko uyu mukobwa ashobora kuba atagishaka guhura n'abantu, kuko kuba yagaragara mu bukwe bwa Niyo Bosco byari ingenzi cyane, kuko Niyo Bosco ni umuntu wabaye hafi, ubwo yarakibarizwa muri MIE, kuko uyu niwe bandikiraga indirimbo nyinshi, kuko nyuma yo kuvamo byaje kugaragara ko umuziki wabo wagiye usubira inyuma, kuko byagiye bigarukwaho n'abantu benshi baba mu bintu by'imyidagaduro. Amakuru avuga ko kuva Niyo Bosco yava kwa Irene, indirimbo zabo zabaye nk'izisubira inyumaho, kubera ko nk'indirimbo baherutse gushyira hanze yitwa Usisite, indirimbo basohoye ubwo bavuga muri Canada, ari indirimbo bagarutseho cyane, bavuga ko production yayo cyangwa se imiririmbire iri muri iyi ndirimbo ishobora kuba arifashishijwe AI. Bashingiye ku kuba amajwi y'abakobwa muri iyi ndirimbo Usisite atandukanye n'amajwi twabumvisemo mu ndirimbo zagiye zibanza, abasesengura umuziki bakavuga ko iyi ndirimbo ishobora yumvikanamo akantu ka AI. ukuntu indirimbo ni n'indirimbo itararebwe cyane ugereranyije n'izindi ndirimbo bagiye bakora, kuko kugeza kuri ubu ngubu imaze kurebwa na miliyoni 1,900,000 gutyo, mu gihe izindi ndirimbo zabo ziba ziri mu mamiliyoni zarebwe cyane. Twavuga nka Emmanuel bari barashize hanze mbere ya Usisite ifite miliyoni 11 imaze amezi 6 gusa, naho Yebo ifite miliyoni 30 nyuma y'amezi 10 gusa, Ihema ifite miliyoni 10 nyuma y'ukwezi kumwe. Urumva ko Usisite mu kwezi imaze igiye hanze, tuvuze ko views zingana na miliyoni 1 ari nkeya, ntago twaba tubeshye. Z'abakobwa cyatangaje ko abantu bakwiye kureka kuyobya n'abo bantu bakomeje kugenda biyitirira Vestine, bagatangaza amakuru y'ibihuha ndetse no gushyira amafoto hanze y'ibihuha, aho batanze urugero rw'uyu nguyu wiyitiriye Vestine akita Vestine and Ouedraogo family, ukomeje kugenda asakaza amakuru atarayanyayo ndetse y'ibihuha.